Turashima Imana kubw'iki cyumweru. Nimufata Bibiliya zanyu mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya 14. Akandi kantu wenda kagapapuro cyangwa se uzingi page Bibiliya ni yawe muri Yoweri ibice bitatu, hanyuma dufatanye ijambo ry'Imana. Amen. Isengesho basenze bavuze ngo nirya nyuma yene okuzamuka. Buriya hari ibintu tugenda twibagirwa. Abantu babaye ino bari bamenyere kalendari z'itorero, barabizi kera twagiraga umunsi wa Ascension. Murabyibuka ariko kuri Ascension twagiraga konje. Buriya rero hari igihe mu Rwanda habaga amakonje menshi pe. Twebwe tukiri batoya twiga sogonderi twakundaga konje. Ariko n'ubu hari abantu bakizikunda. Hari abantu bakunda konje. Rero icyo gihe twagiraga konje nyinshi. Reka mbabwire zimwe muzo twagiraga. Kuri Saint Andre, ku munsi wa Andre Perode twagiraga konje. Ku munsi kuri Saint Gregoire, ko president yitwaga Kayibanda, twagiraga konje. Ku munsi n'abarondorera nandi makonje twari dufite, kubera ko twe twigaga mu seminari. Kuri Saint Joseph twagiraga konje, ko musenyeri wacu yitwaga Joseph Sibomana, ariko yo yadupfiraga ubusa kuko yagwaga ku itariki ya mbere y'ukwa gatanu, n'undi haga wasanzwe konje. Kuri Saint Kizito mu kwezi kwa gatandatu twagiraga konje. Urumva nyine amakonje yabaga ari menshi, noneho abantu bakanezerwa cyane cyane yuko twebwe aho twigaga ku munsi wa konje twaryaga special. Hakaba rero n'umunsi wa Ascension tukagira konje, kandi ukazakurikirana na Pentecote nyuma. Urumva nyine byabaga ari ibintu birimo amakonje. Umuntu rero w'umwana ikintu cyitwa konje burya kiramunezeza cyane. Hanyuma konje ya Ascension barimo kusubira mu makonje kuko bagombaga kongeramo na buriya rero za Idil Fitri. Abayisilamu muri icyo gihe nta gaciro bari bafite. Idil Fitri ntiyabagamo, ugira ngo ubasiga bafite ni iminsi 2 n'itatu, ni 2 ngira ngo ntiyabagamo. Noneho leta iza kuvuga iti rero ubwo tugiye kongeramo indi minsi ya Idil Fitri, nundi sinibuka uwo ari wo, n'uw'intamara n'uw'iki sinzi, kugira ngo n'uw'igitambo n'uw'intama. Barabati hari umunsi umwe w'abakristo ugomba kugenda, muhitemo. Kiliziya Gatolika rero buriza ubwenge, ihora iri maso. Barabire bati se turakura umunsi wa Bikira Mariya ntitwamukira, mukuremo wa Yesu. Bakura Ascension basigaza Assumption. Kuri 15 z'ukwa munani turacyafite konje, ariko Ascension nta konje tukigira. Ugomba bwiyaho byavuye. Ariko impamvu mbabwiye ibi ngibi nuko muri kalendari ya Yesu, niba mwasomye neza cyangwa mujya musoma neza Bibiliya zanyu, buriya ubutumwa bwiza bwa Yohana badusomeye mu kiriya gice cya 14, kuva ku gice cya 12 kugeza ku gice cya 18 ni chapitre 7 zose. Kuri chapitre 21 zigize ubutumwa bwiza bwa Yohana, kimwe cya gatatu Yohana yibanda ku masaha makeya 6 ya nyuma y'ubuzima bwa Yesu. Mwari mwarabibonye ayo masaha 6 ya nyuma y'ubuzima bwa Yesu mbere yuko ajya ku musaraba, buriya afite uburemere bukomeye buri mukristo wese yagombye kwitaho. Murabizi n'abanyarwanda barabivugaga ngo ijambo rya nyuma ry'umubyeyi bihabwa agaciro. Ati mbere yuko apfa yaratubwiye. Ugasanga abantu baravuga ati mbere yuko apfa umubyeyi yaratubwiye. Na hano twagombye kujya dutekereza abakunda gusoma inshuro nyinshi, mugasubira mu butumwa bwa Yohana kuva ku gice cya 12 kugeza ku gice cya 18. Mu cya 17 niho asenga isengesho rikomeye cyane. Wenda hari undi munsi tuzaryiga, mukita kuri ariya magambo kuko niyo umwami wacu yasize atubwiye mbere yuko ajya kutubambirwa. Haleluya. Kimwe rero mu bintu bikomeye yasize atubwiye, yaratubwiye ngo buriya murebe mu gice cya 16 umurongo wa 7, aravuga ngo ikizabagirira umumaro ni umunsi wa Ascension. Halo, mwari mubizi? 16 umurongo wa 7 aravuga ngo ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira nuko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazazaho muri, ariko ningenda
nzamuboherereza. Buriya umunsi Yesu yasubiye mu ijuru hari umwenge yaciye, murabizi yazamutse bamureba, asiga urugi rufunguye, kuko hari undi wagombaga kumanuka agaca aho ngaho akaza akamusimbura. Haleluya. Ariko aratubwira ngo icyabagirira umumaro si uko nguma hano nubwo mu nkunda nk'abigishwa banjye, ikizabagirira umumaro ni uko ngenda, kuko ningenda uwo nzaboherereza azatuma mumera nkanjye. Haleluya. Ariko buriya Satani azi ubwenge. Njya nibaza kuki abakristo batita cyane ku nyigisho z'umwuka wera. Muzi impamvu? Ubu ngubu wabampa mwese uko mwicaye nkabaha impapuro nkabakoresha ikizamini ku mwuka wera, mwasanga 3 bya 4 ndetse 90% nta kintu mumuziho. Wasanga n'abafite icyo bamuziho bazi yuko ari imbaraga ziraho, bazi ko ari ibintu by'abantu bavuga mu ndimi, ibintu bya fake biraho, bahindura ingendo bakajya bavuga mu buryo budasanzwe. Haleluya. Wari wabona abantu buzuye umwuka bakivugisha ukundi, nkavuga ni biriya nibyo byisha umwuka, kubera ko Satani yarabifashe abihindura ibintu by'ibigoryo, ku buryo tuzi ko abanyamwuka ni ba bantu bafite ukuntu bigendesha, ukuntu bivugisha, ukuntu bigize, batangira kubwiriza ati haleluya, agahindura imvugo. No, buri muntu wese normal muzima agomba, iyo ari umukristo ushaka kugenda uko Yesu yavuze, agomba kuzura umwuka. Haleluya. Ariko mbabwije ukuri, n'ubu ngiye kubibabwira, ndasenga Imana ngo mubyumve, ndasenga Imana ngo mubyemere, kuko niyo twabyishigisha tukabisubiramo tukongera tukabishimangira, kubera ibyo abantu bamenyereye. Abantu bavuga ati kubira pastora abantu biki, hundi ibintu by'umwuka ntibinasobanuka. Ariko reka mbabwire, niba hari ikintu cyoroshye kibaho no kuzura umwuka, niba hari ikintu kigira umumaro kibaho no kuzura umwuka, niba hari ikintu gishobora guhindura ubuzima bw'umuntu kibaho ni ukumenya gukorana n'umwuka wera mu byo ukora byose, kubera ko ibyo dukora byose umwuka wera bizi kuturusha. Nibyo ndi bubasobanurira uyu munsi, ariko iki cyumweru kije tuzabishimangira mu buryo bwimbitse. Haleluya. Ariko reka mbanze mbahe amwe mu masezerano Yesu yatanze ku mwuka wera kugira ngo mwumve impamvu ibi bintu tugomba kubyumva. Nindangiza ndaza kubasobanurira mu ncamake ibyo tuziga muri iki cyumweru. Ntabwo nzi ibyo mugenzi wanjye Ruhimbye azigisha, ariko gihe ibyo nzabigisha ndabizi ko namaze kubitegura. Yesu yabwiye abigishwa barabwira ngo uyu mwuka wera naza. Afite inyantekereza kuzandika igitabo cyitwa Umwuka wera naza. Nigeze kuvuga ayo magambo ndabizira. Hari igihe twakoze igiterane hari haruguru kuri Petit Stade. Abibuka icyo gihe ni mu 2010 bishira. Noneho mvuga nari ndimo gukorodona igiterane, mbese nari MC. Mvuga nshyenga, uriya yari amashyengo yanjye azankoraho. Mvuga nshyenga ndavuga ni dushima Imana ku bwa bene data batahutse bakava mu mahanga. Nariko ndacyategereje ko n'umwuka wera azaza. Ye baba we, bantu bamwe babayobozi mu itorero bati kiriya ni igitutsi. Arifata avuga ko twaje nta mwuka dufite. Barampamagara baranyicaza, barambwira ati buriya wavuze yuko twatashye ariko dutaha nta mwuka dutahanye. Ntabwo nabwo byose nigeze mbivuga. Navuze ko nishimiye ko mwatashye ariko hari icyo nkitegereje. Nari ntegereje ko mutaha, ntegereje ko n'umwuka wera nawe azataha. Bati ntiwumva atako nakasuzuguro. Dawe ntacyo bitwaye n'igihe urimo gukorodona ndaza gusaba imbabazi. None tugiye mu iterano rero ni bene data bakundwa. Hari ijambo navuze ntiryumvikana neza, ntinavuze yuko ntegereje ko umwuka wera azaza. Ntabwo natukanaga, nisabye imbabazi ababyumvise ukundi, ariko ndacyamutegereje. None umunsi ndacyamutegereje. Umva, hari igihe abantu ubabwira ibintu ukababwira ariko mwebwe iyi nyota mfite namwe murayifite.
abantu urabona hari igihe umuntu aza akavuga ati ubwo mu ndeba rero ndakaga ndi kabutindi narabwirije muri Amerika, narabwirije muri Australia, narabwirije mu Burayi, narabwirije, ukavuga uturiya yagezeyo agera he? Jewe iyo mpagaze mu gicucu cya Yesu, kuko Yesu yaravuze ngo ningenda nzaboherereza uyu mufasha, kandi naza imirimo nkora muzakora isumbyeho. Haleluya. Aravuga ati ningenda nkamuboherereza hari ibintu bizakoreka. Noneho jewe ndagenda nkabwiriza uretse no guhagarara iruhande rwa Yesu, ariko burya mujye mutangazwa n'ukuntu Yesu yari afite imbaraga kandi zidasakuza. Twebwe iyo tugize imbaraga tumera nk'ibintu by'imbaraga bikozwe n'abantu birasakuza. Iyi ndege igurutse irasakuza, iyi modoka yatsi gahaguruka irasakuza, iyi gisiga kigurutse ntunamenya ko kigiye, kuko ibintu Imana yaremye byo iyo birimo kugenda ni smooth. Igisiga kiragenda ntiwumve gikubita n'amababa kandi kikagera kure. Ibintu by'Imana, umuntu wuzuye umwuka si ngombwa ko asakuza, si ngombwa ko yipompa, si ngombwa ko aruhanya. Ariko abanyamwuka nibo bantu banagora. Umva mwitorero n'abarimo hano mbivuze bumva, abanyamwuka nibo bantu ba mbere bagora aba pastor ko bariyemera cyane. Twebwe turi abanyamwuka, twebwe dufite uko ufite uko byumva. Abanyamwuka ntabwo basakuza. Ntabwo ndi buberekeye umunsi nzabibereka ubundi, kuko Imana na Yesu yaravuze ngo umugaragu wanjye ntazasakuza mu nzira, azagira imbaraga ariko zidasakuza. Ntabwo ari ngombwa guhindura ingendo. Hari igihe umuntu amara kuzura umwuka agahindura ingendo n'uburyo afata Bibiliya akabihindura. Oh haleluya. Hajya kubwira uriya muntu abaye iki ko numva arimo gushyuhaguza ati haleluya. Shyuhaguriza iki? Wavuze nk'uko usanzwe uvuga. Ariko abantu bagomba kubona kuri umunyamwuka ukipompa mu tuntu Yesu akavuga ngo yasuko bizagenda. Ariko reka mbabwire, jewe uriya ikintera umwete wo guhorana inzara yo kuzura umwuka ni ukureba imbaraga z'abatubanjirije. Baratubwira ngo Paulo ageze muri Efeso ngo asanga y'abangirikani 12. Simpamvu mbita abangirikani, muze kureba mu gice cya 19 cy'ibyakozwe n'intumwa. Abangirikani burya turi ba specialiste bo kwihana ibyaha. Kera nyine abangirikani umugukizwa, abangirikani buri ibintu byo gutanga ubuhamya ukavuga ibyaha byawe ni byangirikani. Abangirikani turi ba specialiste bo kwatura ibyaha. Paulo aragenda asanga y'abigishwa arabareba, baravuga ati ko mbona muri abangirikani cyane. Ati mwigeze muhabwa umwuka wera mukimara kwizera? Batereka da ibyo bintu by'umwuka ntabyo tuzi. Mwabatijwe umubatizo ki? Ati n'umubatizo wa Yohana. Mwihaniye ibyaha murangije mugarukiraho. Ati ngomba kubasubiramo. Ngo asubiramo, wampa nanjye nkabasubiramo. Umva buriya abangirikani, jewe reka nibwirira abangirikani, genda umwangirikani. Abangirikani tuzi kubwiriza ibyo kwihana ibyaha pe. Niyo ubwirije ibyo kwihana ibyaha ntawe ukuvewe, ariko ibyo kuzura umwuka tubigenda mu buhoro. Siko bimezera? Mwigeze mwuzura umwuka mukimara kwizera? Nanjye mbabajije icyo kibazo, ni bangahe wansubiza? Mwambwira ngo twarakomejwe, guaranteed, ngiye kubibakuriraho. Gukomezwa no kuzura umwuka biratandukanye. Ndakurahiye. Gukomezwa no jewe naranakomejwe nangereka. Gukomezwa no kuzura umwuka jewe bankomeje, ariko nakomerejwe mu Gaturika. Wende iyo nkomerezwa muri Anglikani biba byari kuba different, ariko simbihamye ko ndi pastoris. Uramfashe sindakira Yesu, undambitseho ibiganza unsizeho n'amavuta mu Gaturika basigaho n'amavuta. Kera barayasigaga sinzi niba bakiyasiga n'ubu. Bankubise n'agashyi kwitama ndakomejwe. Ndangije imyaka yakurikiyeho umupagani bye. Wa mwuka yari yagiye hehe? Bamwe suko twiberaho. Twarakomejwe turasambana, twarakomeje turanywa inzoga tugasinda, twarakomejwe turagambana, twarakomejwe turabeshya. Mwigeze mwuzura umwuka mukimara kwizera? Kuko ikizahindura ubuzima bw'umukristo ntabwo ushobora kuvuguruza ibyo Yesu yavuze, yarabizi neza. Umva Pastor Deri, niyo wakwambara kora bakakongereraho n'iyindi utuzuye umwuka, nta mbaraga zirimo. Nta mbaraga z'ikanzu zihindura abantu.
tuzahindura amabara yo kuri aritari, tuzahindura kora, duhindura amashati, twambara amashati y'umukara ku zuba, dushyiremo n'akasoka zidutwika. Ariko ibyo ngibyo ndabarahiye nta mbaraga zisohokamo tu, kuko imbaraga ibyo Yesu yavuze, yavuze ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho. Haleluya. Ibintu twarabisimbuye, twongera imihango, tugabanya imbaraga z'umwuka. Ibi nta soni mfite zo kubivuga kuko turabangirikani. Burya umwuka amanuka bwa mbere, abantu ndaza kugenda mbibasubiriramo, igahini baricaye. Nkunda muzasome igitabo cyitwa Quest for the Highest witwa Joe Church, umwe mu b'Imana yakoresheje cyane. Yari umusore, aza mu Rwanda ari umusore afite imyaka 25, araza asanga ni mu nzara ya Ruzagayura, abantu bamerewe nabi, gahini pe, bintu bimeze nabi. Hanyuma arangije ajya kuruhukira i Kampala, ariko agenda ababajwe n'ubukristo yabonaga. Yarabyanditse muri icyo gitabo cye, ati ngenda mbabajwe n'inzara yari iri mu Rwanda. Abantu barapfuye icyo gihe muri za 33 hari inzara yateye, ni menya ari Ruzagayura, ariko nzareba izina ryayo, ariko nimwe mu nzara zisha abantu benshi. Hanyuma aragenda ajya i Bugande kuruhuka, bamusenyuza umuyobozi wabo yaramubwira ati umva Joe Church urananiwe, genda ujye i Kampala, nkuhaye konje uruhuke, numara kuruhuka uzagaruke mu kazi. We yari umudokiteri mu bitaro ariko w'umurokore. Aragenda ahurira n'umusaza witwa Simiyoni Nsibambi w'Umugande, arambwira ati Nsibambi mfite ikibazo i Gahini. Ati kimeze gite? Ati dufite abakristo b'imikonjera, barasenga ariko barangiza bagasinda, hari n'umwarimu w'ibya amafaranga, hari mbese usomye icyo gitabo yarondoye ibyaha abantu bakoraga. Nsibambi aramubwira ati simwe mwabiteye, mwe mwazanye ubutumwa butagira umuriro. Yiyandikiye muri icyo gitabo ngo bamaze icyumweru we na Nsibambi basengana, barimo gushaka imbaraga z'umwuka. Ntabwo atubwira uko byagenze, ariko aravuga ngo yagarutse mu Rwanda afite fire, afite umuriro, kandi umuriro warajura afata muri Anglikani. None turicaye twe twumva ntacyo bitwaye. Impamvu nababwiraga nti nkumbuye umwuka wera, njya ngira umutwaro w'abakristo, ndi umupastori, kandi ningera mu ijuru Imana izambaza ibyanyu, nzayibwira ngo iki? Ngo nari mfite abakristo b'imikonjera, ati ko nabahaye umuriro kucyo utawucanye. Umva siniya, ko nabahaye umuriro kuki mutawucanye i Remera? Muraririmba muri korari mwarangiza, haro muri korari mukaririmba mwarangiza, kandi ubwo ibyo mvuga tubiziranyeho twese. Ariko yanyu yaragenderewe. Twicaye hano nabwira abantu muri iki dukumbura uriya muriro. Ubu ntabwo mubona ko tumeze nabi? None wabwira abantu utari kugiye nkumbuye umwuka wera, ngo ariko ugomba kuba uri judgment. Nkumbuye uwo muriro wamanutse abantu bakihana, nkumbuye uwo muriro Yesu yadusezeranije akatubwira ati jewe kizabagirira umumaro nuko jewe ngenda ngohereza uyu mwuka wera kuko naza. Dore bimwe mu bizabo. Umurongo wa 10 igice cya 14 umurongo wa 26, reka mbanze some ibyo hanyuma nabibonye ubu ngiye kwigisha nabi. Iyo ntangiye gutanga ubuhamya burimo amarangamutima nigisha nabi kuko ibuhamya ubu butumwa burimo amarangamutima, kandi abakristo barabukunda. Ariko pastor yavugaga ibintu tukumva turimo gufashwa, ari amarangamutima gusa. 14 umurongo wa 26, reka mpindure ngaruke muri Bibiliya. Aravuga ngo ibyo mbibabwiye, umurongo wa 25 14, ibyo mbibabwiye nkiri kumwe namwe, ariko umufasha ari we mwuka wera, uwo data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutse ibyo nababwiye byose. Umwuka wera naza niwe uzatwigisha byose. Kandi ikosa twagize nuko abantu bibwira ngo Yesu yavugaga ngo azatwigisha ibyo muri Bibiliya gusa. Oya, niwe uzabigisha iki byose. Niwe uzatwigisha uko turera abana, niwe uzatwigisha uko dukunda abagore, niwe uzatwigisha uko twubaha abagabo, niwe uzatwigisha uko dukora akazi, niwe uzatwigisha uko tugenda, niwe uzatwigisha uko dukora, niwe uzagira ate uzatwigisha
byose. Urumva arababwiye ngo uyu mwuka wera naza, uyu mufasha naza, ni uzabigi azatumamo abantu badasanzwe. Twe turi abantu badasanzwe kubera udasanzwe uzagatura mu bantu basanzwe. Kubwa kavukire yacu turi abantu b'umubiri, ariko uyu mwuka wera yaje uhinduka umuntu udasanzwe. Nimubona abantu Imana yagiye ikoresha ibintu bidasanzwe. Dawidi arahaguruka afite imyaka 18 yica Goliyati, abandi bose bamutinya. Akora ibintu bidasanzwe, ari umwana usanzwe kubera imbaraga z'umwuka w'Imana wamujeho. Amina. Paulo yagiye muri Efeso, ni naho nahagarariye, afata abakristo 12 arabasengera buzura umwuka, bakora ibintu bidasanzwe. Baratubwira ngo mu myaka 2 gusa Aziya yose yari yumvise ubutumwa bwiza. Haleluya. Uretse nibyo ngo kubera imbaraga z'umwuka zari zamanutse, ngo abantu bafataga mushwari bakaza bakazikoza kuri Paulo, bakamukozaho mushwari bakitahira. Bayikoza ku barwayi daimoni zikavamo, bayikoza ku murwayi agakira. Noneho nimutekereze icyo kintu kibaye nka hano mayibobo, ngo inzererezi zo muri Efeso zimwe zibona izo mbaraga ukuntu zikora, ziragenda zigana Paulo, zikajya zigenda zabona umuntu ufite amadayimoni, ngo mu izina rya Yesu wo Paulo avuga, dayimoni vamo, amadayimoni akavamo. Ariko rero bageze kugira ibyago, bahura ni dayimoni yize teoloji. Bari amadayimoni akomeye yize teoloji, mujye muyatinya. Dayimoni yize teoloji irabumva bavugira ngo atari kujya biriya bintu nziko no kubisesengura. We garson musubiriramo mu izina rya Yesu uwo Paulo abwiriza. So wowe uri murabwiriza nta buhamya ufite, urirukana abadayimoni nta buhamya ufite. Ngo wari urimo amadayimoni aragenda arabasingira, ngo arabacapa, ngo abambura imyenda bagenda bavirirana. Ariko wumva ikintu umwuka akora, ngo abo muri Aziya bose, abo muri uwo mujyi wose babyumvise, bumvise yuko umuntu wari urimo amadayimoni yarondoye abantu babeshya yuko bafite Yesu. Baravuga ati uyu Yesu arakomeye kabisa. Ngo nabakoraga iby'ubukonikoni babivamo, ngo ibitabo byabo barabizana barabitwika. Bigeza ahantu, nicyo gituma nkumbura uyu mwuka, ngo abacuruzaga ibigirwamana bya Rutemi, ko bakoraga amasitatu ibibumbano bya Rutemi, babura abakiriya, ko abantu bose bari bakijijwe. Ngo baraza baraterana bakora inama, bakora imyigaragambyo, baravuga ati uyu mugabo Paulo ni kazarusenya, business zacu yazihombeje. Ariko mutekereze abantu bagira ubu bari bamo indaya, tubwirije ubutumwa indaya zose zigakizwa, tukabwiriza ubutumwa n'ubu bari bugafunga. Abantu banavuga ngo ariko ngo Rwanda Revenue ngo ubwo twabura imisoro ndakurahiye. Abanywaga byeri banywa fanta za kwiyongera, n'abanywaga byeri banywa amazi nabwo ibiciro bikiyongera. Ntabwo imisoro ishobora kubura ngo nuko abantu bakijijwe, ahubwo iyo abantu bakijijwe iriyongera kurushaho, kuko abantu barakomeza bakanywa, abantu bagura n'ibindi. Ariko hari ibintu bigabanuka. Hari igihe ndeba amaksida, nkareba abapolisi bahangayitse, nkareba barimo kuduhugisha mu twuma, na nuri muzima n'ubutangwa bati huhamo. Ariko genda huhiramo iki kw'ibyo bintu ntajya mbigwato wigomba guhuhamo, ugahuhamo nyine, kubera ko ntabwo bizera kutabeshya. Ariko umunsi bazabona ibintu byahindutse n'ibyo byo guhuhamo ntituzongera guhuhamo, kubera ko tuzaba twahindutse. Umwuka wera naza. Paulo yagiye muri Efeso ibintu bihinduka bishya. Hari umujyi witwa Resistance muri Argentine, amatorero yigeze kujya hamwe arasenga, gereza yose ishiramo abantu, bamara umwaka muri gereza nta muntu ufunze. Muzabisome mu bitabo birahari. Kubera iki? Ibyaha byashize mu mujyi. Abantu bakubwira ati abantu bajyaga bakora ibyaha bagiye bati barakijijwe cyane. Nkumbuye umwuka, ngo naza niwe uzatwigisha byose. Murebe igice cya 16 umurongo w'8 irindi sezerano, aravuga ngo ubwo azaza azatsinda bisi abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka. Hari igihe mbona abapastori bikanda bakitugatuga bagashyiramo iterabwoba. Abavuga ubutumwa ariko mukoresha iterabwoba mwazariretse. Yesu yaratubwiye ngo ibyo mubyihorere, umwuka wera naza
niwe uzemeza abantu iby'ibyaha. Si ngombwa ko mbemeza ibyaha. Hari ukabona umugoroba wose abantu baraje ngo abantu mwanze kwihana, ariko ubundi mu mutugatuga abantu burya abakristo batugatugano barabiha. Kera tukiri abana jewe ntabwo nigeze nca ibitoki, ariko twarabiryaga. Nari smart ko twari dufite mama yari yatubwiye ati sha nzabumva mwokeje ibijumba by'abaturanyi cyangwa mwatemye ibitoki nzabakubita uruhu rushire ku mubiri. Ariko tukaba smart, twebwe twotsaga runonko abandi bagacukura, bakubita bacukuye ibijumba by'abandi batereka Antoine na Rutembesa ntabwo barimo, ariko ne twebwe twarabafatanya cyaha. Rero ibitoki ari abana bacaga ibitoki bakabitara. Rego burya kera mu Rwanda byari bimeze neza mu cyaro, bagatara ibitoki ahantu mu gihuru ariko bigatinda gushya. Noneho ugafata umuneke ubona wenda kuba umuhondo ariko utarashye neza ukawukandakanda, kubera ko ukandakanda ukumvura kandika wawurya ugasanga harimo amakakama. Abakristo babakandakandano babamo amakakama, ariko umukristo wanogejwe n'umwuka aranoga. Haleluya. Uragenda ukandakanda abantu batera ubwoba ngo nimutihana muzajya mu muriro, ngo nimutihana muzapfa. Uratera abantu ubwoba bw'iki? Hari nabo bidakoraho. Ikintu kimwe mu bintu byajyaga bimbuza gukizwa abarokore banteraga ubwoba, nkavuga ngiye ntimuzantera ubwoba, kumbwira ngo nzajya mu muriro nzajyayo ntacyo nicuza. Ndi smart jewe nzi ubwenge, nimbona nkugeze hafi nzakwepa. Numvaga nzawukwepa ngeze hafi yawe. Ariko reka mbabwira abatekereza gutyo, igihombo kinini ufite nukubaho ubuzima bw'ibyaha, ukabaho ubundabunda, ukabaho usibasiba muri telefone ngo umugore wawe atamenya ibyo wiriwemo, ukabaho usibasiba muri telefone ngo umugabo watazabona ibyo ubamo kuko n'abagore musigaye mubibamo, ukabaho ufite ibihombo mu mufuka washyizemo amafaranga ugiye kongera kureba usanga yashizemo kubera ibyaha. Ngo noneho ngo uzakizwa ugiye kujya mu ijuru. Rega n'abantu ukabona umuntu bategereje ko ajya muri koma, maze giye muzandinde ibyo ngibyo. Umuntu yageze muri koma ati pastor bati mazuze urebe uko wamwatuza. Natuza n'umuntu uri muri koma. Ngo ya ngo buri ujya kugutwa ukavuga ngo buriya ngo aba yumvirega ngo nubwo atumva ngo buri yarumva ngo habwe ntoya mujye mumpamagara kiri muzima tumubwire ubutumwa cyumva abyemere cyangwa byanjye kuko Imana yaduhitishijemo. Ariko umwuka wera naza ni uzemeza abantu iby'ibyaha. Wowe urahengera umuntu ngo agiye gupfa ngo ngwino umusengere, wamusengeye akiri muzima, akaba hari umugabo ukundana n'umugore, akaba hari umugabo ubaka urugo rwe neza, akaba hari umuntu ukora akazi atunganye, aho kurindira ngo agiye gupfa. Mwinde bababwiye ko agakiza ari tike yo kujya mu ijuru gusa. Agakiza ni tike yo kubaho neza hano ku isi, mu ijuru bikazaza ari inyongera. Ko Paulo yaranditse aravuga ngo aka gakiza tubabwiriza kagira umumaro muri ubu buzima n'ubuzazanaho. Mwebwe murashaka ngo umuntu abeho nabi ku isi ngo hanyuma azajye mu ijuru, ariko ubundi mwaritse nkabibabwira, igiti cyose kigwa aho cyari kibogamiye. Umuntu yamaze ubuzima bwe bwose abogamiye mu isi, abogamiye mu byaha, ngo najya gupfa azabogamira mu ijuru, bizakugora. Uzatema igiti cyabogamiye kigana hariya, ugerageze kukigusha kireba hariya, uzareba imbaraga bigusaba. Utabizi nuko atarajya gusengera umuntu wenda gupfa kandi adakunda Imana. Ukagenda ukajya ugashaka aho uhera umubwira, ukamuganiriza ukamubwira iby'Imana ati ibyo bintu, kandi ubwo bagutumyeho nyine ngo ujye kureba ukuntu wamwihanisha aho rebe ko yazajya mu ijuru. Yaryanze ari muzima azarikunda nuko apfuye. Yaryanze agishobora gutekereza azarikunda ruko. Umva, umwuka wera naza niwe uzemeza abantu iby'ibyaha. Mureke dusenge Imana, umwuka wera ze yemeza abantu iby'ibyaha. Sezerano rya gatatu umurongo wa 13 w'icyo gice cya 16 aravuga ngo uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe ahubwo ibyo azumva n'ibyo azavuga, kandi azababwira n'ibyenda kubaho. Nkunda uyu mwuka w'ukuri. Nkiyicarira muri biro yanjye hariya hejuru, umukobwa areka mbivugira, ariko niyo yaba agisengera hano twaba tubiziranyeho nta cyaha ndi we nkoze. Umukobwa araje ngo atariko pastor ati ngewe njye numva ati mfite fiance ariko mwumva mutuntu tw'amanyanga, ati mba numva hari utuntu, ati sinusingira neza ariko numva hari utuntu tw'amanyanga twihishe inyuma ye. Ndavuga uzi ikintu cyoroshye, reka dusenge Imana kuko Yesu yaduhaye isezerano ngo umwuka wera naza azatuyobora mu kuri kose.
azamutahura tu. Ati birakora ni cyane, ni nta maji bisabo, reka tumusengere. Dufatana mu biganza turasenga. Haciyeho icyumweru kimwe numva umukobwa aranirwa, alo pastor, nta makuru se, ukuri kwagaragaye. Naho umukobwa yagiye, yari afite akazi ku biro, yararanye computer mu rugo, arayiteruye agiye ku kazi. Ageze mu nzira baramutelefona bati uyu munsi turakorera kuri tere, ari ukuntu ari busubire mu rugo, ariko yarageze hafi yaho fiance we yaratuye. Ahita njye kubitsa telefone na mini computer yanjye kwa fiance, ndaza kwifata nimugoroba mvuye kuri tere. Aragenda ajya kwa fiance arakomanga, urumva nk'umuntu winjira kwa boyfriend. Umukozi aje gukingura, abona umukozi aje akurura amaguru asa n'utamwishimiye. Abaze ko mbona urimo guhagarara mu nzira, ava mu nzira wowe, bite byawe ntunzi. Akabona umuhungu ariko ntabwo anezerewe. Aragenda no ku muryango kwa boyfriend kwa fiance arakomanga, halo ariko sheri bite ndihuta shakingura. Yumva sheri ntasubiza, shyiramo imbaraga arakomanga. Hanyuma sheri akinguye arebye gutya, abona mu gitanda haryamyemo undi musheri. Ntabwo yasezeye, yarahindukiye aragenda abwira motari ati tugende. Ubwo uko byarangiye mwakumvise, ukuri kwaragaragaye. Azatuyobora muri kuri kose, n'ibyo udashobora kumenya azabikubwira. Dore ko mbwira abantu mo hano mujya musinya amadosiye n'ibiki byose. Wari wajya gusinya idosiye ukorana n'umwuka, kumva umwuka arakubwira ngo ari ku idosiye ubanza usome kuri buri nteruro na virgule aho bayishyize, ubanza uharebe. Ugasanga umuntu yapanzemo akantu hasi, uragenda usinya wihuta gusa, usinya wihuta. Yewe nkiyobora abakozi, nta kintu kibi nko gukora ahantu hari amafaranga, abantu batekinika dokima. Ariko iyo ukorana n'umwuka azakuyobora mu kuri kose, akakubwira ati ariko iyi dokima ubanza uyigenzure, musubire arabaze murebe. Wazayivuga ugasanga umuntu yaratekinitse birebire, kuko umwuka azatuyobora mu kuri kose. Njya numva abantu bakubwira ngo umuntu ngo bantuburiye ngo bagize gute, ngo ariko mwagiye mwuzura umwuka. Ibyo bitubura wahura nacyo mu nzira, kamuri ariko buri muratubura ibiki, ko numva umwuka mbwira kurimo gutubura. Ibyo ariko muzabyumva mukuze. Ko twajyaga tuvuga mu Kinyarwanda, umurongo wa 14 w'iki gice cya 16 twihute, aravuga ngo uwo nguwo azanyubahiriza kuko azenda kubyanjye akabibabwira. So nibyo umwuka azabidusobanurira. Njya numva abakristo bamwe bambwira ngo iyi Bibiliya rero ngo imeze nk'inyanja, ngo wihaye kujyamo wagwamo. Nkabwira nti Imana si ishobora gutega abana bayo. Iyi Bibiliya yandikishijwe n'umwuka, kuko Bibiliya tubwira ngo abanditse bose bandikaga babwirijwe n'umwuka. Nushaka gusobanukirwa Bibiliya uzicarane n'umwuka, umubwire umwuka wera aho ashaka kuvuga iki, ko ari we wandikishije iki gitabo. Jewe niko nsobanukirwa Bibiliya. Nabyize kera kuva nkiri mutoya, maze gukizwa ku myaka 25, nagize umugisha jewe nuzura umwuka hakiri kare, ibintu by'umwuka bisobanukirwa hakiri kare, ntangira kugendana nawe hakiri kare. Gusoma Bibiliya uyoborwa n'umwuka biraryoha kandi biroroha. Hari igihe nafataga texte zikomeye cyane nk'amasekuruza, nkabwira umwuka ariko ibi bintu by'amasekuruza biturambira, wabishyiriyemo iki atiringa nkwigisha icyo bishaka kuvuga. Yatangira kubirambura nkavuga nti wow, nabyigisha abantu bakavuga ngo ariko pastors Bibiliya kubw'umwuka. Buriya amabanga y'ubuzima bwuzuye budasanzwe ni ugukorana n'umwuka wera. Reka mbaho ibintu bine hanyuma nsoze. Icya mbere umwuka wera akora, cyo Yesu yatubwiye, yaravuze ngo uyu mwuka ni utanga ubugingo, ni utanga ubuzima. Murabizi Imana itangira kurema isi, mu gice cya mbere cy'itangiriro batubwira ngo isi yariho ubusa gusa, ngo iriho umwijima itwikiriwe n'amazi. Ariko ikintu kiri special cyabayeho, ngo umwuka yari hejuru. Mu Cyongereza baravuga ngo the spirit was hovering, mbese umwuka yari arimo kwicunda, kwizunguza. Nkunda gukoresha iki kigereranyo, muzumva kenshi mbivuga, yarameze nk'inkoko ibundikiye igi. Ko murabizi burya isi mu mubumbi,
inkoko nini cyane yitwa umwuka wera, kuko ubwo umwuka yamanukiraga kuri Yesu yaje mu ishusho y'inuma. Ndabubona yicaye hejuru y'icyo kintu kitagira isura, akicaye hejuru. Abantu babaye mu cyaro rero kwigisha abanyamujyi biragorana, ntibarabona inkoko ibundikiye amagi. Abantu bazi ko inkoko ibundikira amagi mu mpepere turebe niba muri benshi. Inkoko yicara hejuru y'igi, ubundi igi urimennye, nta magufwa barimo, nta mababa barimo, nta mara barimo, nta gifu, nta ni ibintu by'ibizi gusa, ariko ikicara hejuru yabyo ukajya wumva ivuga ngo hari umuntu wararanye n'inkoko mu nzu ninjoro, ukumva inkoko irimo irabyinirira igi. Hacaho iminsi 21 ukumva udushwi tw'inkoko turavuga ngo ngwinwinwinwi, twavuye hehe? Mwigi ritarimo namba, ariko ryabundikiwe n'inkoko. Umwuka wera bundikira ibintu bitagira isura, akabundikira ibintu bitagira umurongo, hanyuma Imana yavuga hakazamo ubuzima. Haleluya! Ni mureke tumanura umwuka, bya bindi byose byanze ugivuga ngo rero umwuka wera. Yesu yaratubwiye ngo abana bacu bazigishwa n'umwuka, bazigishwa n'Imana. Mbundikirira uriya mwana, mbundikirira uriya mwana utagira gahunda, umbundikirira uriya mwana utagira umurongo, umbundikirira uriya mugabo byanze, umbundikirira uriya mugore w'amahane, hanyuma turebe ikizavamo. Erega buryo umwuka yaje abantu baribwiriza bagakizwa, ukabona umuntu ukavuze uyu muntu yemeye ate. Bamwe muri twebwe bashobora kubaho ubwo buhamya, ukavuga uterwa ye ntabwo nageze aho nkajya numva afite inyota yo gukizwa. Buryo umwuka yaje akakubundikira, hari ibintu aguteramo. Ubu hano muri iki cyumba imbaraga z'umwuka zuzuyemo, wajya ubona abantu binjiramo batari koko nageze hano numva hari ibintu nshaka kwihana, kandi ntawe urabwiriza. Samweli yageye inayoti y'Irama, aragenda arasenga amanura igicu. Haleluya! Batuma abasirikare gufata Dawidi, kandi niwe ateraga korasi. Abasirikare bagezeyo basanga igicu cyabuditse, bari mu mwuka. Afandi mukuru n'abasirikare be 50 batari ko hano kabisa, ngo nabo baratangira bararirimba, nabo baratangira barahanura, hanyuma bibagirwa icyari cyabajyanye. Barangije bakora mu ntoki Samwe batari ko Samwe, warakoze kurema ahantu nkaha. Umuntu araza kumva araruhutse, akumva ibintu byose byari bimurimo biragiye, akibagirwa ko no mu byagiye harimo no gufata Dawidi. Barataha babwiye Sawuli bati mwebwe twabatumye kuzana Dawidi, none muzanye raporo nizo twabatumye mwebwe kuza kutubwira ibyo Samweli akora nayo tirama. Afata noneho abari serious, aravuga ati we turakuzi, ntabwo ujye ukebakebana, twara abasirikare unzanira uya mushenzi witwa Dawidi, ndamushaka tumwice. Ageze yasanga noneho umwuka yabaye double, nawe arahanura, aranezererwa, arataha. Sawuli aravuga ati sigaye mfite abasirikare b'indangare, reka nigireyo. Asanga uwo munsi noneho Samweli ntabwo yamanuye umwuka gusa, yamanuye inshuro enye. Ngo Sawuli akigerayo uwo mwuka yamukoza agatendo gakomeye, ngo akuramo imyenda. Kurumva yari yambaye nk'uko nambaye, akumva biraremereye, akuramo umukandara, akuramo ibindi, asigaye yambara ikariso n'isengeri. Ngo noneho arahanura, arambuye amaguru n'amaboko, ariko batari ko Samweli we mbega ibintu biri hano we. Hanyuma arangije nawe arataha. Baramubwira ati se Nyagasani, Dawidi uramuzanye? Atari kuzi ko nanjye byambayeho. Ariko umva, njya nkumbura ibyo bihe, abo bantu bazajya baza mu rusengero bakibagirwa. Hari ibintu by'ibyubahiro tugira rero, ukumva we ntiwakwihana kuko uri afandi, ntiwakwihana kuko uri senior pastor, ntiwakwihana kuko uri Canon wambaye n'amakanzu ariho imituku, ntiwakwihana. Ariko umwuka akaza ukibagirwa ibyo ngibyo, wakuramo n'amakanzu ukavuga ngo Mana, reka icyubahiro kibe cyawe. Amen. Uyu mwuka naza zashyiramo ubugingo. Icya kabiri uyu mwuka akora, twihuse, muzitegereza abantu bose Imana yakoresheje muri Bibiliya. Dawidi yajya kwica Goliyati, ngo umwuka w'Imana yamujeho. Aba ba Gideyoni bajya kurwana n'Abamidiyani, ingabo 300 zihangana n'igitero cy'Abamidiyani, ngo ariko umwuka w'Uwiteka muzaho cyane, ngo avuze ikondera. Iyo umwuka w'Imana yazaga ku muntu, yagiraga courage, ataza aho ivuye. Yari umunyabwoba, arimo guhinda umushitsi, ariko umwuka yaza. Petero yihakanye Yesu imbere y'umuja,
ku munsi wa Pentekote yuzuye umwuka ahagarara imbere y'iteraniro ry'abantu ibihumbi, arabwira ati Yesu wa wundi mwishe mukamubamba hariya, ubu yarazutse niwe mwami. Abantu ibihumbi 3 barakizwa. Kibaza iyo courage, iyo umwuka yaje tugira courage, iyo umwuka yaje tugira imbaraga. Uziko n'imbaraga z'umubiri zizamo ni imbaraga ngo umwuka wera yaje kuri Eliya ngo aracebura asiga amafarasi ya Ahabu. Buriya nimubona iyo umwuka wera yaje ngo abantu bagakira indwara, araza akamanuka agatanga ubuzima bya bindi twabonye imbere, ariko agashyira n'imbaraga no mu bifite intege nke. Samusoni yakubitaga abafilisiti 1000 wenyine, ariko nkunda ijambo yabwiye ati rero yabwiye bene wabo ati mungirire ikintu kimwe, ntimunyice, munjyane mu najye hagati yabo. Buriya hari ahantu tujya dutinya kujya ngo tujye kuvugayo Yesu, ariko burya hari igihe nyambwira umwuka rero ntirero tujyane tujye hari hagati yabo, urimo kazi yo tuvuge Yesu tu. Hari abantu bajya mbibwira abantu bagaseka, ejo bundi nagiye muri Genzi muri comedy show, abantu ko pastor ajya muri comedy show, nabwiye umwuka ntureke tujye tuvuge Yesu, sinamuvuze muri comedy show. Jewe ujya kumbwira ngo bafite ibindi barimo, that's not my business. Jewe icyo nshaka nuko nicarana na Yesu hari ahantu nkajyana n'umwuka nkavuga Yesu, hasigaye agasigara ko umurimo we. Samusoni yaravuga ati nimumbabarire gusa mungezeyo, n'umwuka wera hari yatubwira ati wambabarire ukangezayo, njyana hari yungezeyo gusa ibindi wimarire. Ariko ibyo ngibyo bikorwa n'abafite ubutwari ubwo mu mwuka. Kubundi abantu bose baba bihindira umushitsi ngo ariko ngo abantu bazamvuga iki, ngo abantu bazakeka iki cyo mvuga. Undi se hari jewe warwo nigeze amakuru ko ngiye kurema izina, jewe nahagurutse ngiye kuvuga Yesu. Nigeze kujya kubwiriza, ntabwo nari ngiye kubwiriza, nari ngiye kwigisha, ariko icyo gihe ari komiseri mu bumwe n'ubwiyunge, abana b'Abayisilamu barantumira ngo nzaze kubaha ikiganiro. Abantu bamwe uzajya mu musigiti, ntoya nzajya muri sale hari haruguru kwa Gaddafi, ndagenda njyayo. Maze kubaha ikiganiro twigira mu bya Yesu, bakamubwira ngo ariko se ngo nk'ubu nkawe umupastori ngo umwana wabaye umuyisilamu ngo ntabwo mwabipfa. Ntoya ntabwo twabipfa, ariko namwe mumbwire ubu nkwakirije Yesu ukamwakira, ababyeyi bawe ntabwo mwabipfa. Uko bigenda ushaka kazi ubwira abantu Yesu, ibindi bisigaye umureke yikorera umurimo. Tujyana umwuka wera aho tugenda, tumureke akora umurimo. When you unleash, iyo urekuye umwuka arakora. Reka tujye ku cya gatatu twihute turangize, cyo nkunda cyane kuruta ibindi. Buriya akazi kose dukora muri Yesaya igice cya 11 baratubwira ngo hari umwuka nkunda cyane nshaka kubasengeraho, tugasenga tugasoza, nsigaje ingingo imwe gusa hanyuma tugasoza. Yesaya igice cya 11 bavugaga ku mwuka wera. Turahera ku murongo wa 2. Yesaya 11 kuva ku murongo wa 2 haravuga ngo umwuka w'Uwiteka azaba kuri we, umwuka w'ubwenge n'uw'ubuhanga. I like this. Umwuka w'iki? W'ubwenge n'uw'ubuhanga, umwuka wo kujya inama n'uw'imbaraga, umwuka wo kumenya Uwiteka n'uwo kumwubaha. Buri kintu cyose ukora baratubwira ngo hari umwuka w'ubwenge n'uw'ubuhanga. Ukaba umuhanga mu ishuri, ukaba umuhanga mu bubaji, ukaba umuhanga mu mashini. Uzako ari ibintu abantu bavuga nkababwira, ariko jewe buri ibintu byose dukora umwuka bizi kuturusha. Nahoze nganira n'umupastori umwe nari nagiye kwigisha ku itorero ryabo, aravuga ati rero ubupastori ubwo mureba ati yigeze kuntangaza, ati abandi bamuti ati twigeze gucana generator yanga kwaka, twari twagiye gukora igiterana ahantu hari, ataraza aratubwira ko muba muri mu biki, generator yanze kwaka, bagakurura bikanga nawe reka mbere iki, ntabwo iki giterane kiri buhagarare kwera generator, mureke duhuza umutima tuyirambikeho ibiganza. Wari warambika ibiganza kuri generator? Turambika ibiganza kuri generator kuko Yesu umwuka wera azi mekanike, ashobora gufixa iyi mashini kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana. Tuyirambikaho ibiganza mu izina rya Yesu. Yesu aratubwiye ngo ibyapfuye byose tujye tubisengera uzabizura. Iyi generator yatunani, reka imbaraga z'umwuka ziyizeho. Bakuruye rimwe iraka ukori, kandi si rimwe si kabiri, gihe nshobora kubaho ubuhamya bwinshi ko hari umwuka w'ubwenge n'ubuhanga utari uwacu. Hari ingero nyinshi
umwuka w'ubwenge n'uw'ubuhanga. Icyo ukora cyose hari abakigutanzemo. Yosefu yagiye muri Egiputa, Farawo arota inzozi bananirwa kuzisobanura, ariko umugaragu aramubwira ati hari umwana nasize muri gereza igihe nafungwaga, asobanura inzozi nk'aho ari we wazitanze. Farawo amurotorera inzozi ngo ndimo ndayihina, amurotorera inzozi. Yosefu arabireba aramubwira ati umva nyagasani mwami, ndakurotorera inzozi, nkubwire ibibazo bigiye kubaho, nkubwire na strategy yo kubitsinda, nkubwire n'uburyo uzashyiraho abakozi babikora. Aramubwira ati hagiye gutera inzara izamara imyaka 7, nyuma yaho nako hagiye kuza uburumbuke buzamara imyaka 7, nyuma yaho hazaza inzara izamara indi myaka 7, kandi iyo myaka 7 kugira ngo muzayitsinde shaka umuntu w'umuhanga ahingisha Egiputa yose muri iyi myaka y'uburumbuke, ahunike 1/5 cy'ibyo muzeza mu gifunge mu kirindi. Abazi gukora imibare 1/5 ku myaka 7, kubera ko bwari uburumbuke, ni ukuvuga ngo 1/5 cy'ibyo bezaga icyo gihe cyanganaga n'ibyo bezaga mu mwaka mu yindi myaka. Ariko ibyo singiye kubashyira muri iyo mibare kubwo namwe muzabyikorera mu mwuka w'ubwenge n'ubuhanga. Farawo aricara arabitekereza aravuga ati umwana nk'uyu nguyu, umva ijambo yavuze ngo tuzakura hehe undi muntu ushobora gukora strategy gutya, tuzakura hehe undi muntu uri mu mwuka w'Imana ngo tumushinge ino mirimo. Akuramo impeta ye, abwira abagaragu bati nimunshakira undi muntu ushobora gukompitinga n'uyu muri ibi bintu. Barambwira ati yatwemeje. Umuheta barayimutera, umwana avuye muri gereza bagutembereza umurwa, babwire Egiputa yose ku itegeko uzabwiriza uretse jewe jyenyine, nta wundi ushobora kurikuraho bakumvire. Niki cyahaye promotion Yosefu? Umwuka w'Imana wari uri muri we. Haleluya. Daniel abi Babuloni, umwami arota inzozi zirabashobera, araza arazisobanura. Amaze kuzisobanura umwami aravuga ati Imana ya Daniel niyo Mana. Bakwambika umukufi bagutembereza umurwa. Promotion ya Daniel ntabwo yavuye mu kindi, yavuye yuko yazanye ibisubizo kubera umwuka w'Imana wari umurimo. Kuko Berushaza yamutangiye ubuhamya mu gice cya 5 avuga ngo numvise bakuvuga ko umwuka w'Imana aba muri wowe, ngo kandi ugira ubwenge bwo guhanga muri byananiranye. Hari umurokore bari batangira ubwo buhamya mu kazi, ngo bavuye ati hano hari ibintu byananiranye, mudushakira umuntu wuzuye umwuka, kuko twumvise ko abuzuye umwuka bahangamura n'ibyananiranye. Ariko twebwe turagenda ibyananiranye natwe tukabijyamo, tugatekinika, tukabeshya, tukarimanganya nk'abandi. Ariko dukeneye abantu buzuye umwuka muri domaine zose, cyane cyane iyo y'ubwenge. Kuko hari igihe isi yategekwaga n'ibigango by'amaboko, bagatwara abantu babacakara bo kujya gukora mu mirima n'ibindi. Muri kino gihe uzi ibyo barimo gukora, baravuga ngo abana b'abahanga bose mubohereze baze kwiga muri Amerika, ngo abana b'abahanga bose mubatwohereze baze kwiga mu Bushinwa, ngo tuzabaha n'amaburuse y'ubuntu, kugira ngo se n'urukundo badukunda. Buriya n'ubucakara bwo mu kinyejana. Barashaka abana b'abahanga bazaza, kuko hari igihe isi yatezwaga imbere n'ibigango by'amaboko, ubisi iratezwa imbere n'ibigango by'ubwenge n'ubuhanga. Niyo mpamvu baduhera abana amaburuse kugira ngo abeza bashoboye bagumeyo, bababyaza umusaruro. Umwuka w'ubwenge n'uw'ubuhanga. Isi irashaka abantu bafite umwuka w'ubwenge n'uw'ubuhanga. Ariko reka mbabwire, sina ngombwa ko tugombera kujya iyo ngiyo. Aho ukora, bamwe mukora mu mabanke, abandi muyobora ibigo ibi n'ibi, abandi mukora mu gikoni, abandi icyo waba ukoramo cyose. Yosefu yagiye kwa Potifari ari umuboyi, acugusa amasafuriya. Potifari yarya akavuga ati ariko ibiryo byatetswe n'umuntu ufite ubundi buhanga, amuha promotion. Domaine zose twakoramo, waba ukora mu igaraje, ushobora kuba uri umutayeri udoda imyenda. Imana yabwiye Mose ngo mpagurushe Bezaleli, mushyizemo umwuka wanjye kugira ngo amenye gukata no kudoda no guteranya. Umwenda wadozwe n'umuntu wuzuye umwuka ukajya ureba ukavuga ngo iyi kanzu yawe bayidodeye hirya hariya muri atoriye y'umuntu wuzuye umwuka. Ibyo tuzakora byose umwuka bizi kuturusha. Tuzabyiga en profondeur muri iki cyumweru kije. Ndabonamo abaganga imbere yanjye, ba Dr. Muraho, bari abantu uvura imibiri yabo Imana yizi kukurusha.
umukecuru ashobora kuza akavuga ati kirakubitira ahangaha kikicira hano, umwuka akakubwira ati buriya rero ikikubitira ahangaha kikicira hano, ahubwo kiri hano kikagira radiation hari inyuma. Ukicara ukabaza umwuka atari ko uyu mukecuru wa confuse inza arwaye iki, akakubwira ati cungira ahangaha uraza kubona icyo arwaye. Wajya kubaga akakubwira ati cisha ahangaha kuko niho indwara iherereye, kuko abizi kuturusha. Tuzagira gifted hands iyo umwuka wera akoreye muri twe. Amen. Hanyuma icyanyuma aricyo nshorejeho, ubundi hari abantu beza rero pe usanga ari beza ubundi ariko basharira. Hari mwabibona abantu beza pe ariko baruhanya bagorana. Umwuka wera rero hari ikintu aduha kituma turyoha, ukagira imbaraga. Ikibazo tujya tugira abantu bafite imbaraga z'umwuka, abo ngabo basengera abantu bagira bati barasharira. Niba hari abantu bagorana kubayobora n'abanyamwuka, niba hari abantu bagorana gukorana nabo, niba hari abantu bafite impano, uramubona se? Ariko Yesu we burya yagendaga mu bantu bose kandi afite imbaraga zirenze zacu. Kubera iki? Yari afite imbuto z'umwuka. Abagalatiya 5:22 baratubwira ngo imbuto z'umwuka ni urukundo, ni amahoro, ni ibyishimo, no kwihangana, ni ingeso nziza, no kugira neza, no kugwa neza, no gukiranuka, no kwirinda. Ninde utakwishimira kubana n'umuntu nk'uwo nguwo? Umwuka wera naza ibyo byose bizaba ibyacu. Reka rero mbararike ne gutinda. Iki cyumweru nibyo tugiye kwiga, tuzamara icyumweru cyose turimo gucengera izi nyigisho. Umwuka utanga ubugingo, Imana itura muri twebwe, umwuka uduha ubwenge n'imbaraga, umwuka uduha character tukagira umutima muzima, tukagira imbaraga ariko zinoroshye, tukaba abantu bafite imbaraga ariko banaryoshye. Ninde utakwifuza kuzagaragara muri iki cyumweru? Ejo ntimuzacikwe icyumweru cyose tubisengera, tubyiga, tukabisengeraho. Ariko nutazaboneka nibura utahana iki ngiki. Yesu yaravuze ngo ugira inyota wese azahondi anywe, ngo unyizera wese imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Kandi Imana yatanze isezerano muri Yoweri ngo mu minsi ya nyuma nzasuka umwuka wanjye ku bafite umubiri wose. Ufite umubiri? Niba hari umuntu waje hano yasize umubiri ambwira ukuntu yabigenjeje. Ngo Imana izasuka umwuka ku bafite umubiri wose, nanjye ndimo nawe urimo. Mana turategereje kwakira uwo mwuka wawe, tumugusabye twizeye, mutwoherereze Mana, Mana yacu, Mana yacu, wohereza umwuka wawe mu mitima yacu twese, twuzurize iseze. Uyu munsi sindi buhamagare ngo abumva batsinzwe ntacyo byenda kungura, ahubwo ndasenga ngo buri muntu wese icara hano, icyo waba ukora cyose ubwira Imana ngo Mana warasezeranije ngo uzasuka umwuka ku bafite umubiri wose, nanjye mfite umubiri, manura uwo mwuka kuri jye azakore muri jyewe kugira ngo mbe icyo washakaga komba cyo. Reka iryo ribe isengesho ryacu. Buri wese wicayemo hano, niba wabyumvise wabisobanukiwe, bigira isengesho ryawe, ibisigaye umwuka azabyikorera. Utarizera azamwemeza ibyaha bye, ukeneye imbaraga arazimuha, ukeneye ubwenge arabumwungura. Ariko mwige no kugendana nawe buri munsi, cyane cyane abafite ibyo muyobora. Jye wicara ubwira umwuka wera ngo rero jyewe I'm taking you to the office, walk through me. Abantu bazabona itandukaniro hagati y'abizera n'abatizera. Tuzadevelop ibintu, tuzateza imbere amabanki, tuzateza imbere amabiro, tuzateza imbere imirimo kubwo kuyoborwa n'umwuka wera, tugakora ibidasanzwe nubwo turi abantu basanzwe. Turagushimye Mana yacu, dusengeye iki cyumweru dutangiye
ejo kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuzageza ku cyumweru. Reka imbaraga zawe zuzura aha hantu. Iki cyumweru kizaba icyumweru mpindura amatwara, iki cyumweru kizaba icyumweru mpindura buzima, iki cyumweru kizaba icyumweru mpindura amateka ku bantu benshi. Kandi imbaraga zawe n'uno munsi tuvuga zimanukire kuri aba bantu kugira ngo utubona wese amenye yuko twahuye na Yesu. Reka imbaraga zawe zigendagende muri twe, ubu bwoko bwawe nibusohoka ahangaha bukomeze kugendana nawe, kandi Mwuka Wera uze wikorera umurimo wawe, kuko umwami wacu yadusezeranije ko nuza tuzahabwa imbaraga. Manukira kuri aba bantu bose, buri wese ahabwa imbaraga akeneye, buri wese ahabwa impano akeneye, buri wese mwami Imana akorane nawe kandi umuhindurire ubuzima, umugirire neza, mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha.